Hey inshuti, umeze gute bavandimwe banjye? Muraho neza? Nshimishijwe no kongera kubasanga hano kuri YouTube channel yitwa Trendo TV 250. Twanyuze mu bihe bikomeye cyane nk'abakristo, aho insengero twasengeragamo bazifunze, nkomeza kubihanganisha n'abandi mumeze nkanjye. Ariko kuba insengero zarafunze ntago bisobanuye yuko twarekera aho ngaho gukora umurimo w'Imana. Biba byoroshye cyane ko wakiherera mu cyumba cyawe ugasenga, ukaganira n'Imana, ugakomeza kwagura umubano wawe ndetse n'Imana. Niyo mpamvu nanjye muri ubwo buryo nagerageje gukoresha ino YouTube channel yanyu yitwa Trendo TV 250 kugira ngo dukomeze kwigira ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Reka rero uyu munsi twiganirire ku gitabo cya mbere gikoreshwa cyane n'abantu benshi ku isi. Igitabo cya mbere gikoreshwa n'abantu benshi ku isi, wowe uratekereza ko ari iki? Ukibitekerezaho, icyo gitabo cyitwa Bibiliya, ari nacyo gitabo twohererejwe n'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku gitabo gikoreshwa cyane ku isi, Bibiliya. Ese kuki Bibiliya ari igitabo gitangaje? Hano hari impamvu 10 zigaragaza yuko Bibiliya ari igitabo cyoherejwe n'Imana. Tugiye kurebera hamwe impamvu nabateguriye 10 zigaragaza yuko Bibiliya ari igitabo cyoherejwe n'Imana. Mbibutsa gukanda subscribe kuri no YouTube channel kugira ngo n'ubundi butumwa bwiza tuzajya tunyuzaho uzajya ubasha kububona mu bantu ba mbere, kugira ngo ubwami bw'Imana dukomeze kubwagura. Reka turebe ikintu cya mbere kigaragaza ko Bibiliya ari igitabo twohererejwe n'Imana. Impamvu ya mbere ifite umutwe uvuga gutya: Bibiliya ni igitabo cyahumetswe n'Imana. Muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 16 handitse ko ijambo ry'Imana, handitse ko ijambo ryose ry'Imana ryahumetswe nayo. Amena. Ijambo ryose ry'Imana ryahumetswe nayo. Ibyo tubisanga muri Timoteyo wa 2 mu bice 3 ku murongo wa 16. Nta kindi gitabo kigeze kivuga gutyo. Urumva ko nta kindi gitabo kigeze kivuga gutyo. Aho ndacyari kukwereka impamvu Bibiliya ari igitabo cyahumetswe n'Imana cyangwa se twoherejwe n'Imana. Ikindi bikagaragazwa n'uburyo amagambo yayo afite imbaraga. Rwose amagambo yo mu gitabo cy'ijambo ry'Imana aricyo twita Bibiliya ni amagambo nyine afite imbaraga. Reka twirebere impamvu ya kabiri. Impamvu ya kabiri: Bibiliya yanditswe n'abantu batandukanye ariko ikaba ifite ubutumwa bumwe. Bibiliya yanditswe n'abantu batandukanye ariko ikaba ifite ubutumwa bumwe. Bibiliya yanditswe mu myaka 1500, yandikwa n'abantu basaga 40, barimo abami, aborozi, abaganga, abahanuzi,
abahigi n'abandi. Nubwo batandukanye, ubutumwa bwabo ntibuhabanye. Tubonye ko Bibiliya yanditswe mu myaka 1500 n'abantu basaga 40. Kandi abo bantu baratandukanye: abami, aborozi, abaganga, abahanuzi, abahigi ndetse n'abandi tutavuzeho. Kandi ngo nubwo abo bantu bari batandukanye, ubutumwa bwabo bwo ntibwari butandukanye cyane, mbese bufite intego zimwe. Ako kantu nizere ko mukumvishe neza bantu b'Imana, bantu dufatanyije urugendo rujya i Siyoni. Reka turebere hamwe indi mpamvu ya gatatu igaragaza ko Bibiliya ari igitabo twoherejwe n'Imana cyangwa se cyahumetswe n'Imana. Gatatu, irimo ubuhanuzi bwose bwavuzwe mbere bukarangira. Irimo ubuhanuzi bwose bwavuzwe mbere bukarangira. Iri jambo kurangira sinzi niba turi kubasha kuryumvikanaho. Ni ukuvuga ngo irimo ubuhanuzi bwose bwavuzwe mbere ariko bugasohora. Rya jambo dukunda gukoresha, bugasohora. Bibiliya yahanuye ibintu bizaba kandi byarabaye koko. Reka mbahe urugero rumwe rw'ikintu Bibiliya yahanuye ko kizaba, hanyuma icyo kintu kigasohora koko. Urugero, Yesu yavuzwe mu buhanuzi imyaka myinshi mbere y'uko we avuka. Icyo kintu murimo muracyumva? Yesu yavuzwe mbere ho imyaka myinshi mbere y'uko avuka. Ibyo ngibyo byo ndakeka ntari bubitindeho kuko ibyo byo mwese murabizi ko byabaye. Bibiliya yari yarabihanuye na mbere ho imyaka myinshi, ariko birangira koko Yesu anavutse. Reka twirebere impamvu ya kane. Bibiliya ni igitabo cyahinduye ubuzima bw'abantu benshi. Kuba Bibiliya ari igitabo cyahinduye ubuzima bw'abantu benshi, iyo ni impamvu ya kane tubonye itwemeza ko Bibiliya ari igitabo twohererejwe n'Imana. Amena. Nta kindi gitabo cyigeze gifasha abantu benshi nk'ijambo ry'Imana. Buriya kuva isi yabaho handitswe ibitabo byinshi, ibitabo by'abari aba Sokrate, twagiye tubona ibitabo byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibyanditswe na ba Barack Obama, ba Hussein, ni abantu bakomeye cyane muri ino si, ariko nk'ibitabo bagiye bandika, nta gitabo n'iki na kimwe cyanditswe n'umuntu wo muri iyi si cyahinduye ubuzima bw'abantu benshi nk'ijambo ry'Imana. Icyo gitabo ntabwo kirabaho, ndetse nta nubwo kizanabaho, sintinye no kubivuga. Cyakijije abataye umutwe, kigira inama abacitse intege. Icyo gitabo cya Bibiliya kigaha icyerekezo isi yose. Urumva ko ari igitabo gikomeye. Igitabo cyakijije abataye umutwe, igitabo kigira inama abacitse intege. Igitabo cya Bibiliya kirongera kigira inama abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye mu buryo bugiye butandukanye, kandi icyo gitabo ikirenzeho kinahereza isi icyerekezo. Reka twirebere impamvu ya gatanu. Bibiliya ari igitabo twohererejwe n'Imana cyanahumetswe nayo. Bibiliya iracyari igitabo gisomwa cyane ku isi. Umva icyo kintu.
ibitabo byose byagiye bisohoka byinshi mugiye muzi nk'abanyabwenge, ndabizi no YouTube channel yitwa Trendo TV ikurikiranwa n'abanyabwenge benshi, muzi ibitabo byinshi byagiye bisohoka bikanacuruzwa cyane, ariko muri ibyo bitabo byose nta na kimwe gisomwa cyane kurusha Bibiliya. Ingingo ya 5 tubonye itwemeza rero ko Bibiliya ari igitabo twoherejwe n'Imana, iragira iti Bibiliya iracyari igitabo gisomwa cyane ku isi. Bibiliya ni igitabo gisohorwa cyane mu mateka yose. Hari ukuntu nyine iyo bavuga ngo ni igitabo gisohorwa cyane mu mateka yose, igitabo kuva Bibiliya bayandika yagiye icapwamo ibitabo byinshi kugeza na n'ubu baracyakora amakopi menshi bagenda banavugurura mu ndimi hafi ya zose zo kuri ino si. Urumva ko Bibiliya ni igitabo cyasohowe inshuro nyinshi cyane mu isi ndetse na n'ubu bigisohoka. Bibiliya bivugwa yuko ibarirwa muri miliyari nyinshi z'amakopi. Noneho n'ikindi kintu, buriya Bibiliya yanditswe mu ndimi zirenga 3,000. Rwose iki gitabo murumva ko ni igitabo gifite imbaraga, gifite ubushobozi, gifite uburyo cyihariye kitameze nk'ibindi bitabo. Reka turebe impamvu ya 6 Bibiliya ari igitabo twoherejwe n'Imana ishobora byose. Turebe ukuntu indi ngingo ya 6 itwemeza ko Bibiliya ari igitabo twohererejwe na Yehova Imana ishobora byose. Icya 6, Bibiliya irimo ubutumwa bw'agakiza. Bibiliya irimo ubutumwa bw'agakiza. Bibiliya itwereka uko umuntu yakira agakiza binyuze muri Yesu Kristo. Haleluya bavandimwe. Bibiliya itwereka uko umuntu yakira agakiza binyuze muri Yesu Kristo. Muri Yohana mu bice 3 umurongo wa 16 havuga ko Imana yakunze isi cyane itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Haleluya. Imana yakunze isi cyane itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Urumva ko Bibiliya irimo ubutumwa bw'agakiza butuma dukizwa. Reka twirebere impamvu ya 7. Impamvu ya 7 itwemeza ko Bibiliya ari igitabo twohererejwe n'Imana, cyahumetswe n'Imana. Bibiliya itanga ubusobanuro by'ubuzima n'isi dutuyemo. Bibiliya itanga ibisobanuro by'ubuzima n'isi dutuyemo. Bibiliya isobanura aho dukomoka, igasobanura impamvu turiho. Ikindi kandi Bibiliya igasobanura n'icyo tugomba gukora. Mu ntangiriro, sinzi wenda wo kubyita, hari ababyita ngo mu ntangiriro cyangwa mu itangiriro, ariko reka turebe hano mu itangiriro, mu ntangiriro igice cya mbere ku murongo wa mbere.
Bibiliya ivuga ko Imana yaremye ijuru n'isi. Imana yaremye ijuru n'isi. Ibyo tubisanga mu ntangiriro ku gice cya mbere ku murongo wa mbere. Ni ihame, uyu murongo uba ari ihame. Imana yaremye ijuru n'isi, ugashyiraho akadomo, nta kindi kintu wongeyeho. Imana yaremye ijuru n'isi, biri mu ntangiriro igice cya mbere ku murongo wa mbere. Haleluya. Reka twirebere impamvu ya 8 igaragaza ko Bibiliya ari igitabo cyoherejwe n'Imana ndetse cyahumetswe nayo. Bibiliya ni igitabo cy'ubwenge budashira. Iyo niyo ngingo ya 8. Bibiliya ni igitabo cy'ubwenge budashira, irimo amahame tubonye ko Bibiliya ari igitabo cy'ubwenge budashira, irimo amahame n'inama zagufasha mu buzima bwa buri munsi. Nawe ibibazo byose waba ufite, utitaye ku bigeragezo waba uhura nabyo, utitaye ku buryo bikuzunguzamo, ku buryo bikubabazamo, utitaye ku buryo abantu bagufata, Bibiliya nicyo gitabo cyonyine kirimo amahame n'inama zagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Bibiliya irimo uburyo bwo kwitwara neza, ikindi ikabamo uburyo waba inyangamugayo. Bibiliya ikanabamo uburyo wagira amahoro n'ibyishimo. Ibyo bintu byose nkubwiye ko ari bitatu wabisanga muri Bibiliya: uburyo bwo kwitwara neza, uburyo bw'uko waba inyangamugayo, n'uburyo bw'uko wagira ibyishimo n'amahoro. Reka twirebere ku mpamvu ya 9 itwemeza yuko Bibiliya ari igitabo cyoherejwe n'Imana, kitwohererejwe kandi kikaba ari n'igitabo cyahumetswe n'Imana. Impamvu ya 9: Imana irinda Bibiliya kugira ngo itazimira. Imana irinda Bibiliya mu buryo bwayo kugira ngo Bibiliya tutayibona izimira, nyine ko hahandi umuntu yatekereza kuba yasoma Bibiliya hakaba habura wenda n'igitabo na kimwe cya Bibiliya kuri ino si. Ibyo bintu Imana irabirinda cyane, yirinda ko byabaho, igakoresha uburyo bwayo kugira ngo irinde iryo jambo ryayo ari ryo Bibiliya. Mu mateka hari abashatse kuyica Bibiliya, hari abashatse kuyihindura cyangwa kuyibuza abantu, ariko Bibiliya iracyariho, ntihinduka, kandi iracyari igitabo cy'imbaraga, iracyafite imbaraga Bibiliya. Urumva ko Imana igerageza gukora ibishoboka byose ngo ijambo ryayo ari ryo Bibiliya rikomeze ribane natwe nk'abatuye isi. Nta cyatuma Bibiliya nyine icika, kuko Bibiliya igomba kuzarindwa n'Imana nk'uko yayirinze na n'ubu ikiyirinze, kuko Bibiliya hari abantu benshi bagerageje kuyica no kuyihindura. Abantu bamwe barishwe bazira Bibiliya, ariko ntibyabujije ko Bibiliya na n'ubu tukiri kuyibona. Amen. Reka dukomeze n'ingingo yacu ya 10. Iyi ni ingingo ya 10. Reka nyite iya nyuma muri kino kiganiro, muri ubu butumwa natangaga. Reka nyite nk'iya nyuma, ariko nisoje kino kiganiro ntago impamvu
zitwemeza ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana twohererejwe nayo ntago zirangiye, ni nyinshi. Nzakomeza mbakorere n'izindi, ubutaha tuzareba n'izindi kuko ni nyinshi cyane rwose. Ndatekereza ntago navuga ngo zizarangira kuko ni nyinshi, ariko izo tuzabasha kubona zose zizagufasha kwizera no kwemera neza yuko Bibiliya ari igitabo twohererejwe n'Imana cyanahumetswe nayo. Reka twirebere ingingo ya 10 ariyo ngende busorezeho, ariko ubundi ingingo zivuga kuri iyi ngingo twavugagaho zo ni nyinshi sinanazirangiza, ariko tuzazireba no mu biganiro bitaha. Reka twirebere ingingo ya 10 ariyo turi busorezeho. Bibiliya irimo ubutumwa bw'urukundo rukomeye. Bibiliya irimo ubutumwa bw'urukundo rukomeye. Bibiliya igaragaza urukundo Imana ifitiye abantu bose. Itwereka uko dukundana, tukababarirana, kandi tugahesha Imana icyubahiro. Bibiliya itwereka uko dukundana, tukababarirana, kandi tugahesha Imana icyubahiro. Rwose nizere yuko izi ngingo 10 zitwereka ko Bibiliya ari igitabo twohererejwe n'Imana cyanahumetswe nayo. Rwose nizere ko izi ngingo 10 wowe ubashije kuzumva, kugira ngo uyu murimo w'Imana ukomeze kurushaho kwaguka cyane, biragusaba ngo nawe bifate nk'ihurizo uhawe, ni nk'umukoro uhawe n'Imana. Izi ngingo 10 niba ubashije kugira amahirwe yo kuzibona kuri ino YouTube channel yitwa Trendo TV 250, gerageza uzisharinge abandi bantu b'inshuti zawe, cyangwa abandi bantu bose ubasha kuba wagezaho message yo muri telefone yawe, uboherereze nawe iki kiganiro, cyangwa ubahamagare no kuri telefone ubabwira ati hari ingingo 10 mbonye zitwemeza yuko Bibiliya ari igitabo twohererejwe n'Imana kandi cyanahumetswe nayo. Ati nawe ndifuza ko izi ngingo wazumva, nawe ukora uwo murimo w'Imana ukomeze kurushaho kwaguka, kandi nubikora Imana iraguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye ndawugusabiye, wakoze cyane kuba twabanye muri kino kiganiro. Ngushishikariza yuko hari ikindi kiganiro ndimo mbakorera, uze kubanguka udatinze, nacyo uragisanga hano kuri no YouTube channel, kivuga ku bintu byavuzweho inshuro nyinshi cyangwa byanditswe inshuro nyinshi muri Bibiliya, ndetse n'impamvu ibyo bintu byanditswe muri Bibiliya izo nshuro zose, icyo Imana yabaga igambiriye kugira ngo ibishyire muri Bibiliya inshuro nyinshi. Wakoze cyane kumva kino kiganiro. Imana iguhe umugisha kandi ndabakunda cyane. Bye bye. Welcome to use Kingshipper Audio Editor.